umutego mutindi ushibuka nyirawo akiraho. Uraza gusobanukirwa impamvu dutangiye mvuga gutyo. Uyu mugore yari ahagaze hejuru y'abagore babiri batwite, ariko umupolisi umusirikare afande yinjira aramubwira ati subirayo, genda gake kandi uceceka. Uyu mugore nawe w'umukecuru yahise aturitsa ku ibondo ry'uyu mugore. By'aba bagore babiri bafashe ibipupe babishyira mu nda kugira ngo bajijishe abagabo babo ko batwite ku munsi wa siripurize, kugira ngo babashe kuba babarya amafaranga uko biboneye. Uyu mukecuru yarabimenye. Amaze kubimenya, arangije ku munsi w'isurwa ry'aba bagore yafashe akuma cyangwa se agashinge ahita aturitsa ibipupe bashyizemo. Uyu nawe ahita atangira gutonganya mugenzi we ngo ariko wagiye ureka ubugome, uraturitse igipupe cyanjye kugira ngo umbuze amahirwe kubera iki? Uyu nguyu yarabumvirizaga, ahita yongera afata igipupe arongera aragihaga neza. Niba n'igipupe cy'ikinuza muramwe murakizi, iki ngiki rwose aragipipka neza, arangije arongera ashyira mu nda. Uyu ntabwo yari abizi, ntabwo yigeze amenya amakuru ko umukobwa yamubeshye ko atwite kugeza ahinda amubwira ko ari imvutsi. Kumbi ni ikinuza kiriya gipupe, niba ari igipupe sinzi ukuntu mucyita, nicyo ashyira mu nda akajijisha. Uyu mukecuru yari azi amakuru, yari azi buri kimwe cyose. Yishimiye gutangariza bosi wiwe wamuhaye akazi kugira ngo abashe kuba yamenya buri kimwe cyose. Uyu yahise afata telefone, hari uwo agiye guhamagara. Aba nabo bari aho ngaho bari kuganira ati abagabo bacu bagiye kuza, bagiye kudusura, batuzaniye impano ku munsi mwiza cyane wa aniveriseri. Uyu nawe hari uwo yahamagaye afande mugenzi we kugira ngo abashe kuba yamushonesha, yamubwire buri kimwe cyose. Bakobwa, basore, murebe iyi filime muyirangize. Niba ugeze aha bwa mbere utarakora subscribe, yikore kugira ngo tubashe kuba twajya mbere. Mbazaniye filime nziza n'izindi zizaza ni nziza. Yatangiye guhamagara ati afande, ati gerageza mu byo ukora byose, mu mpano uri gutegura uzitegure vuba, ubanguke, twagutegereje, twakubuze. Mana nyagasani, ati twakubuze, ati unyihanganire ndaje, ati banguka ibyo urimo bireke ugire vuba. Nawe akamubwira ati nari ndimo ntegura impano yanjye y'umugore wanjye kugira ngo nze ikirori kize kugenda neza, siripurize namuteguriye ize kugenda neza. Ati yitegure vuba cyangwa uyireke, icyo mpfa ni uko ugera ahangaha byihutirwa, hari ibigutegereje, urimo urakererwa kandi dufite akazi kenshi ko gukora. Uyu nawe arabyumva ati afande, ati wabibonye, ati wabonye buri kimwe cyose. Uyu nawe rwose aracyambwira ati afande, ati umbabarire kandi unyihanganire, buri kimwe cyose ndaje ngikore neza kandi ndabanguka. Ati banguka, hari ibyo ndi kureba bitameze neza. Umukecuru amaze kuraburiza bano bagore babiri. Icyo batazi ni uko rwose gahunda yabaye gahunda, bamaze gufatwa, ariko bo ntabwo babizi, baracyazi ko rwose amahoro ari amahoro. Uyu mukecuru yamuhereje agashinge, araza ku mukobwa wa mbere, aramwitegereza cyane rwose, ahita aza kuri wa wundi ku ruhande nanone, ahita apfumura igipupe. Niba ari igipupe sinzi ukuntu mucyita rwose, munyihanganire biri kuncanga, ni igipirizo. Atangira gutuka mugenzi we, atari ko wa mugore uranshaka hiki, aturanshaka hiki. Aramwishyuye kugira ngo bazi ko umugore mugenzi we ari kuba agiturikije. Akaza abwira ati ndakwiyamye wa rugore we, ati niba udashaka ko ubuzima bwanjye buhinduka, niba udashaka ko ubuzima bwanjye bugenda neza, akaba ariyo mpamvu uri kumena igipirizo cyanjye, ati cyanjye se ntabwo wakimennye, atumva mfite akandi ati ntacyo wambeshya. Yahise agakura mu ibere, arangije ari nako amubwira ati umupango twapanze tugomba kuwukuraho amafaranga menshi, tukubakisha inzu iwacu, natwe ubwacu tukagira ubuzima bwiza, tukagura ubuzima bwacu. Ati wakabimenye se, ati niyo mpamvu tutakaryanye. Uyu nguyu nawe arimo araseka, afande yahumuye, arimo arabyitegereza. Ese ibi bintu ari wowe bibayeho? Ese ibi bintu ari wowe wabimenye cyangwa se byakorewe? Wabigenza ute? Ese byaragukorewe ukabimenya kuri iyi saha, wakora iki? Bantu mubwirwa ko mutwite mukajya muvugira video call, umwereka ati dore umwana atarenda kuvuka, ujya kwa muganga buri munsi bakohereza amafaranga, murebereho. Uyu yaramubwiye turongera kugituritsa ndaza kukwereka. Yahise ahaguruka aragenda amusiga aho ngaho, ati utaza kumbuza amahirwe, ati na sheri wanjye bari hafi kuza.
aba barabibona barabyitegereza, barongera baragaruka. Ese biragenda bite? Biraherera hehe? Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, gerageza uyikore ubundi tubashe kuba twakwaguka. Filime nk'izi ngizi zo ni buri munsi. Yaje amunyuzaho gakeya aramutwara. Uriya Diana aramuhunze rwose, aragenda ati reka ngiye gutegerereza iwanjye hirya, ati nta nubwo nongera kugusanga kuko urashaka kumbuza amahirwe. Aba baraje akuramo cya gipupa agishyira ku ruhande mu gihe Diana asinziriye, agatotsi kari kamwibye. Biraza kurangira bite? Biraherera hehe? Kurikira intambwe ku yindi uraza gusobanukirwa. Mana nyagasani, ibaze nawe ibintu nk'ibi ngibi bikubayeho kandi bibaho. Ntabwo ari filime gusa, ntabwo ari ugukina gutya gusa. Yavuze ati Diana arikanga, ahita yikanga, agize ubwoba bwinshi cyane. Babaguye gitumo, ati waje ryari? Yikoze ku nda abona cya gipirizo ntabwo kiri mu nda, agira ubwoba ati ndafata. Ntabwo byumvikana kuki ubwoba buramwica cyane. Ntabwo yari yiteze ko bamufata, ntabwo yiteze ko bamuvumbuye. Yarebye mu nda abona cya gipupe nacyo, ati no, atumbabarira, ati ntunkoreho, ati ntunkoreho, ati ibyanyu byose nabimenye kandi ndabizi, mfite icyo mbiziho. Ati mabuja, ati mukozi, ati kabisa akazi kawe ni neza, ati ibintu byose ni neza, ati kandi ukoze neza cyane, kandi gahunda yose igiye kugenda neza. Agiye kumufata kugira ngo amusabe imbabazi, yahise amwiyaka aragenda. Diana akomeza gusaba afande imbabazi, ati mbabarira, ati ndakwinginze. Asari nkawe imbabazi wazimuha, hari uwo yagiye gukingurira. Yaramubwiye ati genda ukingurire Rolando, niba ari Rolando, uriya mugabo yitwa Rolando, ati ugiye kuza, ati genda ukingurire Rolando aze ubundi abashe kuba yareba buri kimwe. Yaje kumukingurira amubwira ati injira gake gake, ugende utavuga kugira ngo ubashe kuba wagira icyo ubona nawe wirebere, wihere amaso. Uyu yarazaniye impano umugore we, yarazaniye impano umugore we utwite. Abagabo ni abasirikare, ni abafande bakomeye cyane. Buriya ubuzima bwacu habamo ubuzima bwose bubi kandi n'ubwiza. Niyo mpamvu nukunda umuntu ukamuha umutima wawe, ujye witegura yuko uzababara ubuzima bwawe bwose cyangwa se ukishima ubuzima bwawe bwose. Ni ibintu bibiri bigendana. Diana yakomeje gusaba imbabazi ariko avuga ati uyu niwe mwana watwise amezi 8 yose, waburaga ukwezi kumwe ngo ubyare. Arambwira ati mpereza, ati no, tuzagende gake. Aba nabo baje bwombo gake gakeya bagenda, bamucaho rwose. Uyu yasinziriye cyane, nawe urabona yuko yiteretse neza, ategereje umugabo we. Uraza gusobanukirwa. Yaraje aza mu cyumba aho Diana ari, umusheri wiwe aho yari amutegerereje, asanga wa mwana we. Umugabo rwose afande awufite mu kiganza cyiwe, ari nako aseka cyane rwose. Rolando rwose yarakaye cyane, mu mujinya mwinshi, mu burakari bwinshi, ari nako amubwira ati dore umwana wawe w'amezi 8 wari ugiye kwibaruka. Uyu niwe mwana wateye, uyu niwe musaruro wawe, ibyo watakaje byose. Ati ntabwo byumvikana. Ticeceka aho ngaho Diana, ati ntabwo ibintu byumvikana. Umwana wanjye n'uyu nguyu, kavutse atagize, kavutse adashyitse. Ati ntabwo ndi kubyumva neza. Ati kandi ibi bintu ukoze biraza kuba byakugiraho ingaruka. Wabiteguye igihe kinini, nagusipendinzeho byose wifuza. Ati reka manze nkwibutse gatoya, hari ibyo yamwibukije. Uyu mukecuru yatanze amakuru kugira ngo abashe kuba yamenya buri kimwe. Bivuze ngo rwose uyu musore yari abizi neza, niyo mpamvu adashaka kumva Diana agira icyo avuga. Uyu yaje kumutegereza ku ruhande kuko yamuhaye amakuru. Ati mukobwa mwiza Diana, ati akigera aho ngaho yahise ataravuga, ataramusubiza, yahise afata agashinge ahita apfumura inda kugira ngo yereke uriya fande bosi wiwe ko uko bimeze, uko uyu mukobwa igihe cyose yamubeshye ko atwite adatwite. Umukecuru yatangiye kumubwira ati ako mwagiye muvugisha ukuri mwabana, ubu kurya amafaranga utakoreye byakumarira iki? Uyu aramubwira ati hari ayo wowe uba wakoreye se wagakecuru, wowe kuri umutinda ahangaho ukora amasuku, urya ibyo baguhaye, ngewe mpanye nawe, ubwenge bwanjye ni kimwe n'ubwawe, wakagoryewe k'agakecuru. Atuzanabivuga nzakwereka, nzakwica. Uyu nguyu arabyitegereza, arabizi nibyo ari kumubwira. Yarongeye arapompa akanuza agapupe, niba ari agapupe kari kuncanga, ako kantu arakapompa neza kugira ngo yongere agaragaze sayini yuko atwite.
bantu mujya mu mahanga mugakundana n'abantu bo mu mahanga bakababwira ko mutwite, mujye mugiramo ikikango. Niyo mpamvu nazanye iyi filime nk'iyi ngiyi kugira ngo ibashe kuba yabigisha, ibahe n'inyigisho. Ati uzongera kumenyera nzanakwereka, wa kagore we nzanakwica mujugunye muri wese. Mana yanjye, uyu nawe yarabyumvishe ahita ahaguruka, akibona agenda nta makuru ari kumuha. Atafande ati nuko nguko bimeze, ati njye nari mbizi neza, ati umupangu wabo ati ndawuzi, gusa wihangane, ati niyo mpamvu nagombaga kuba nakubwira buri kimwe, gusa mujye mwitonda abana bato, mujye mwitonda, ati ubuzima bwanyu muba buhigwa na benshi. Uyu yaramubwira ati tuza, ati ngomba kugira icyo mbikoraho, ati kandi cyiza, ati rwose atugira icyo ubikoraho, ubuzima bwawe ubashe kuba waburokora, n'ibyifuzo byawe uzabashe kubigeraho uko wifuza. Ati nta kibazo ati mama, ati humura, umusore yicisha bugufi. Buriya abasirikare rwose bafite umuco baba baratojwe, bafite uburyo bakemuramo ibintu byabo gomba. Yamuzaniye impano, amwereka buri kimwe cyose, ariko yarazi kamubeshya. Ibaze nawe, ati twigendere nta kibazo. Aramwitegereza ari kurenga, nawe aramwitegereza areba, nibyo yamubwiraga. Ati hanyuma y'ibyo ngibyo rero, ati n'impano yawe, ati nagombaga kuyiguha, ati nkuko nabigusezeranyije, nubwo wambeshye ariko njye sindi umuntu mubi, akira impano yawe ku munsi wawe rwose w'amavuko, ariko ibintu byose umenye ko mbizi, nta na kimwe uzongera kumbeshya. Ati ntuzigere ko wigira ko wandushije ubwenge. Uyu nawe rwose aramwitegereza ati no, ati impano niye, ati niba icyo wiyemeje nk'umugabo ugomba kugikora kandi kikagenda neza cyane. Dayana biramucanga, umugabo avumbuye ko natwite, ko namubeshya amezi 8 yose, none ampereje n'impano yangeneye, ese kuki atankubise? Biramucanga. Ati rero guhera ubu ngubu mujye mugira uko mugenda, mujye mugira uko mwitwara. Ati urabona ukuntu akeye, ati urabona ukuntu ameze neza. Batangiye guseka, batangiye kumutwenga. Uraza gusobanukirwa impamvu, watangiye no gusobanukirwa dayeri. Turacyakomeje, filime yacu iracyajya mbere. Niba ugeze kuri uyu munota utarakora sabone, yikore ubundi dukomeze tujye imbere. Ati mbabarire, ati mumbabarire mwese, ati mwese muri ambasabye imbabazi. Dayana yabyamucanze, byamucanze, ubwoba bwamwishe, nawe ntibwabura kukwica. Tugaruka kuri uru ruhande, Dayana yaje yirukanka ahita akuraho bya bintu bashyize ku maso. Ese birango ni ibiki muratubwira? Arangije ahita afata agashinge ahita apfumura inda ye, arongera arayipfumura rwose, inda yiwe irapfumuka neza. Arangije ahita aza kumureba, atari ko Dayana ubundi ugira ubwenge, waretse kumbangamira. Aba nabo baje gake gake. Icyo atazi nuko rwose arimo arabwira ati Dayana, urashaka ko duhomba ibintu byose twapanze? Ati urashaka ko amafaranga yose twariye ntagashaka ko ayandi yongeraho? Ati baze batuvumbuye. Icyo atazi nuko inyuma yiwe babyumvishe. Ati reka nongere mpompe nshyiremo undi mwana. Ati si wowe wari he? Ati nawe shyiramo. Aramuhereza. Ati no, ati ntabwo byumvikana, ati ibintu uri gukora atakira. Dayana icyo atazi, Dayana yamaze kugwa kawo, yamaze kugira ubwoba, yamaze kwemera icyaha. Uyu nawe arapompa rwose, agiye gupompa. Ati no, ati byihorere, twamaze gufatwa, ati byacu byarangiye. Ati hindukira urebe Mana yanjye, ati twafashwe, ibyacu byose byarangiye. Ati hindukire umugabo wawe inyuma yawe. Uyu yarikanze, ntabwo byumvikana, babavumbuye. Mana yanjye, niba uri umugore ibintu byarakubayeho, niba uri umugabo ibintu byarakubayeho, fata iyi video uyisangize inshuti zawe, ubereke ibintu nk'ibi ngibi ntibikongere kuba. Uyu yatangiye kumubwira ati umwana wanjye ari hehe? Ati ndashaka umwana wanjye utwite madamu. Ati no, ati ko nabonaga inda yawe ari nini. Ati ceceka. Agiye kugira icyo avuga, ati ceceka aho ngaho, icyo nshaka n'umwana wanjye. Ati reka nkwibwirire akantu gatoya utanazi wowe. Ati reka nkwibutse gatoya, turibuka turi hariya hepfo turimo tuganira, uri kuvugira kuri telefone. Ase waba ubyibuka neza? Ese ni ibiki byagenze? Bitatangiye kureba ku ruhande, atangiye kureba Dayana. Ati ni wowe ndi kubwira. Ati Dayana, ati muvugana kenshi na kenshi. Ati ngiye amakuru ndayafite, ndabizi neza. Ati ibi bintu nabigenzuye igihe kirekire kugira ngo mbashe kuba nagira uti nafata umwanzuro wa nyawo. Mwa bagore mwe, mwa bakobwa mwe, mujye mumenya ibyanyu. Yatangiye kumubwira. Umunsi umwe yarari yicaye ari kumwe n'umusheri wiwe. Uyu mukecuru umukirina ahita azamushyiramo kutera. Ati ceceka, ati amakuru yose ndayafite. Umukecuru ni umukonkera rwose, ameze neza cyane, ni umusherisheri. Aza ku ruhande rwose avuga ati sheri, ati
Diana arampamagaye ati reka mvugane nawe nta kibazo. Icyo atazi ni uko yamushyizemo kuteri, yagombaga kumuha amakuru yose buri kimwe cyose. Diana yatangiye kumubwira ati sheri, ati njyewe rero, ati sheri wanjye renda kumpa impano, atarinda kumpa impano yuko mutwitiye igipupe. Uyu yarasetse ati ntwite igipupe, ati amezi angahe yose agiye gushira azi ko ntwite, amaze kumpa miliyoni 10 z'amadolari y'amanyamerika. Mana nyagasani, umusaza umwafande arabyumva, akomeza avuga ati okay, ati sheri warega aragukunda nta kibazo. We yirindaga kugira icyo avuga kuko ari kumwe na sheri we, ahubwo Diana akaba ari uhuragura ibigambo yivamo. Uyu nguyu ari kubumva, arimo abatega amatwi, amubwira ati rero, ati ngomba kumwaka n'andi mafaranga, ati nawe sheri wa umwaka andi mafaranga, niturangiza tujye kuryoshya, ubundi twubaka amazu menshi, twubaka ubuzima bwacu, hanyuma bazategereza abahebe, buri kimwe cyose bazagitegereza abahebe, biriya bisaza na kiriya gifande cy'igisaza na kiriya gifande rwose bazategereza abahebe, ntabwo tuzigera tubabyarira, ati nta n'ikintu bazigera babona. Ati ndakumva neza kandi ibintu niko bigomba kugenda, ati kandi nta kibazo. Uyu nawe akikiriza, icyo atazi ni uko ibyo Diana arimo avuga nawe arimo arabyumva. Uyu nawe aramwitegereza rwose. Mana yanjye, buri kimwe cyose ariko cyumva. Ese ari nkawe wabigenza ute? Amubwira uti tugomba kubaryamo amafaranga, tukabasoromaho, tukabameraho nk'ikirondwe, tukabakuraho ibyifuzo byacu twifuza. Yarambwiye ati nta kibazo, ibyo byose tugomba kubikora neza. Ati sheri, ati mbabarire, ati kuba mvuganye kuri telefone igihe cyane na inshuti yanjye, ati twaganiraga ibya bizinesi tugiye gufungura vuba. Uyu yabyumvaga, tangiye kumubeshya. Uyu nambwe ati okay, nta kibazo sheri, ati nta kibazo, icyambere ni iterambere. Iyo turi mu kazi hariya, namwe bamugomba gushaka ikindi kintu mukora kugira ngo tuzahurize hamwe, umwana wacu azavuke neza, tuzamusevingire ibintu byiza cyane. Uyu mugabo, uyu mafande nibwo yamenye amakuru, nibwo nawe yabashije kuba yamenya buri kimwe cyose. Wabonye uko rwose Rolando yabashije kubona amakuru neza. Uyu yahise ahaguruka. Aba basirikare barabizi neza aba bakobwa. Buri musirikare ni umuntu ukomeye cyane, abazi gutata amakuru ye yitonze kandi n'ufite amakuru. Uyu yatangiye kuvuga uti urategereje rwose ngo nzababyara, ati uzama amafaranga arinda gushiraho, nzakumeraho nk'ikirondo. Ati ibyo byose, ati nari mbizi. Niko yamubwiraga, niko yabimubwiraga. Uyu nawe rwose yahise agwa kawo, yahise acika intege, yumva abaye umwiyange. Abwira Rumanda ati ibi ngibi byose, ati nanjye nari mbizi. Ati amakuru yose twari tuyazi. Arahindukira areba Diana, areba n'agapupe. Uyu nawe rwose arahindukira n'umujinya mwinshi. Ese ari nkawe wakora iki? Bose barafashwe, ibyabo bigiye ku karubanda, bibashije kuba byafatwa. Ese ari wowe wakora iki? Jya muri comment utubwire ibintu nk'ibi ngibi ari wowe bibayeho, wabigenza ute? Umukecuru arabitegereza. Umukecuru byose abatanze buri kimwe. Ese ari wowe uriya mukecuru wamukorera iki? Wamuha iki? ni iyihe mpano wamuha abashije kukubwira ibintu byose? Uyu yakomeje kumubwira ati mwaratubeshye, mwaraturyarye, ubuzima bwanyu bwose mugerageze muce ahangaha mugende, situzongere guhura namwe mu buzima bwanyu n'ubwacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntituzongere guhura, ntituzagire naho tunahurira, n'amatelefone yacu ntimuzongere kuyatekereza. Ati twakabafashe tukabarasa, tukabica, tukababamba. Uyu yatangiye gusaba imbabazi, ati mbabarira, ati rwose ntibizongere ukundi, ati reka ngende, atari kumbabarire mbe rwose ntabwo ibintu bizongera, nta nubwo nzongera no kubitekereza ukundi kuntu, nta n'umuntu nzongera kuhimukira ukundi kuntu. Uyu yasabye imbabazi, bamubwira ati genda, ati amezi mutubeshye ni menshi, ati muzagwa ahandi, ubuzima bwanyu ntituzabubazwe. Abasirikare rwose barumiwe, barabeshywe, bagiye ku masomo, bajya mu kazi, basiga bazi ko bateye inda, ariko ni ibi ngibi babayeho. Mujye rwose mubana n'abantu neza, ntibakababeshye ngo mubyemere, ngo mwumve ibyiyumvo byabo, mujye mubasha kumenya ukuri kose. Munasenge cyane, buri Imana iyo isenze iraguhishurira. Uyu yaramubwiye ati afande, aturakoze cyane, bose ni abafande, ni abantu bakomeye cyane rwose. Ati urakoze cyane. Uyu yahise avamo,
yahise avamo aragenda, hasigara umusaza areba umukecuru cyane, yamwishimiye cyane. Kumbe n'umukecuru aritwitiye rwose, aritwitiye nubwo akora aka kazi, aritwitiye we nta bindi bintu, aho atwite inda ya nyayo. Afande rwose yaramwegeye amukora no kunamubwira tuzabyara neza, tuzagufasha, tuzaguha buri kimwe cyose. Urakoze kuduha amakuru tubwira ngo ni nuko filime yacu igenze.